nuko rero undi muhungu ibyamubayeho yagize icyo akajya yinywera nk'aka kayoga, dore murakabona aragenda bumusinzi ruhaba. Yari uwo mu itorero ntavuze, itorero najya ati tuguciye mu itorero, arabacunga bageze kuyigabura. Kamanze no mwesoma ariko noneho wari uri gutanga igaburo yarazi ko bamuciye mu itorero, amugezeho ashaka kumutaruka, undi aterekata aba aramusimbiriye, otezana nsoma ayo maraso sayaso tisina yasowanyu, otezana nanjye nsome nta soni, ati n'umubiri si uwa nyoko, tizana nanjye nsome nta soni. Nuko dore Satani nawe bigenza uku, Yesu abavutse mu ijuru, amaze kuvuka Imana ati rero tugomba kujya tuvuga uti Kristo Yesu akuzwe, ati umunsi wese uyite kuva ubu kugera iminsi yose. Satani arareba ati ariko uyu mwana uvutse ejo akuzwe ute? Atarakuze aka kanya akuzwe? Ati oya. Nuko rero rata katwiganirira, dore korari yagize ukiteranya amafaranga, iragenda uti umabizi mu rusengero hari ukuntu bateranya amafaranga bakavuga nti tumara gukora igitaramo tuzarya korari yacu. Aragenda mu muhanda umuririmbyi abahuye n'akavoka abarakaguze, amaze kukagura reka agende agera ku rusengero, ahagera asanga abandi baririmbyi ibyo kurya babimaze, basubira mu gitaramo. Wari iyo beteranira ati uti Yesu akuzwe bavandimwe, utakuzwe cyangwa rorere